mba mbona ibintu byo gukora nta kintu byitayeho ubu uzajya wirirwa wicaye ibyo bintu urabona bizavamo umuntu w'umusore ungana nkawe ubu ni ukuvuga ko nta kintu wakora keretse munteye inkunga baguteye inkunga njyewe warabimbwiye ati mama nshaka gukora iki ngiki mu matwi ndakwihorera njyewe nabonye ibyo nashakaga gukora nta mafaranga mwe mwafatisha ku buryo nakubwira ngo nshingire bizinesi runaka nabona byagutera ikibazo nyine byantera ikibazo none se uwo mushinga wawe nuwe warawumbwiye ndawusuzugura nawumvishije sinawuha agaciro ahubwo wowe wakoze ikosa ryo guceceka ntabwo uzi ubushobozi mfite uko bungana sibyo yego ufite uwuhe mushinga umushinga rero mfite mama ni umushinga wo gushinga igaraje narangiza nkanacuruzamo piyesi zanjye wumva wabikorera hehe numva nabikorera nk'ahariya ku Kibuye mu mujyi ariko se ntabwo uzazana bwa burangazi bwawe ngo amafaranga yanjye mu cyumweru kimwe ashyire oya ntabwo nabikora ko mwe mutugendeye se boss nta mahoro ni amahoro muri gushaka bose arimo se boss gusa nta kibazo ahari se yanarutse karahari uze murebe ko biransaba ko ndaza kuganiriza nyokorome akabigushakira dore ubu ngubu ntabwo nahita mbigira none aha ngaha utarabivuze iyo ubivuga mbere n'igihe biba byarakemutse ariko ikintu cyakwishe ni uko wacecetse ntari bimubyiteho nanjye uri kubona ko ubukene bubereye nawe none se iyo nabikubaza ntabwo wari buzabimbwira ntari kuzagenda hasi nzatekerereza urugo ntabwo nzagutekereza umuntu w'umugabo ungana nawe cyatumaga nabikubwira urabona nyine umuntu w'umusore ntabwo nakwicara hamwe mba ndi gutarasa nshakisha ndeba ko byakunda ariko byaranze pe nese kubwenge warakoraga niba warabashije gukora nta duke wizigamye ku buryo umuntu yaduheramo iyi mihanda iri hanze hano iganje ariko ntigishanze bakuvanze sisi uhasanga rero abagore mwene mwana ngenda ndebe ninde ukomanga Witanu ndahirura muzira mfungurira rero aracyari umukobwa yesu bera niwe wanganye gutya karibu aha tubibona se ndabona urenze pe oya se aha ndabona ari mu rugo iwawe ni mu rugo twarimutse meshi reka rineti amashaneti ibyo bintu wabikuye se erega iyo yeza hari shayi imyaka myinshi iyo yezu arimo akurimo n'inyuma bagomba kuba camani twari tumaze iminsi tutabonana ubwo wari uri mu biki kubera nyine ndabona warakize wibagiye n'inshuti zawe isuku uracyanyibuka ntago nakwibagirwa ntago nakwibagirwa mana yanjye sha uzi ko kugira nibagirwa umuntu wangiriye neza
nakibagirwa umuntu wangiriye nabi. abakire shisha yo mumaze gukira ko mwibagirwa abakene. Ubu se dukize ki wamukora? Aha menshi zabaye menshi Shanette reka sinakubwira ikivugo cyiza. None se uretse n'ibyo ngibyo tukiba hahandi hose nabaga nsutse. Sha ntabwo wari umeze gutyo pe. Iminwa ndabona sutwa n'uduki yashyizeho nanjye ndangire ndebe nyine ko nazavamo. Sha uranzegeje pe n'ibisanzwe utwo n'utuntu tworoshye nawe wabikorereka. umva mami ibyo biganiro byanyu nta kintu byangeza Ngenda ujye kureba ibyo ukora. ngo nanjye yewe kankarenge Wajya guhanagura imwe ariko mana yanjye mfite umwana ahangaha nakasa mutwe wa mugore we. Ndabona mwaratese pe. Bamwe muragura n'ubwati genda hanagura inkweto na bwati bwiriva. Aha umwana wanjye ndamwize. None se mama Whisky uriya mwana ko igihe duherukana nawe wari ufite kandi ko nzi ko neza cyane ko umugabo wawe yapfuye waba waramukuye hehe? Sha wareka iby'uyu mwana. Suzi wa mugore wa musaza wanjye. Wa undi witabye Imana. Sha aka kana niko yasize ku ibere. Yego. Sha ndabona ko amaze kuba keza kavaze no gukora tu. Amaze gukura. Gusa aba yagize irungu kubera ari wenyine sha nyine ni hatari. Mbona ari ruzungu kabisa. Afite amafaranga pe. Ntabera ngo ni umusore kabisa. Mwari cyane Patro. Ngwego. Zete papa gutera. Sawa ni sawa. Byagenda gase. Byari ibyo. Abana nabo baraho. Niba nabo nta kibazo. Eho gatata we. Umeze nk'umuntu nshuti se ni amahoro. Ahora ni iki komisiyo ziba zabaye danje mwa basore. Yo. Se buryo nuko byagenze. Sha nuko nyine. Ariko nyine Hako umukobwa wanjye ntacyo aba yitayeho nta besi ambona nka mama n'uwanabimubwira yamugira umusazi buriya. Usanze turimo dukina game yantsinze. gusa nyine kugira ngo birusheho kuba byiza cyane ndibasha kumwegera phone yimwigishe neza ubashe kumwereka utuntu dusekeje. Ntago namwigisha telefone aka kanya. Ku buryo atazajya yibuka ababyeyi be nyine ukora utuntu nyine dutuma Ariko wabyiboreye ko ubundi umuntu wanamubwira ngo ababyeyi be barapfuye sinzi. Ashobora no kuba ntabyazi. Gusa nyine turaganira biraho bisanzwe ariko ibyo by'ababyeyi nta n'ibyo bashaka kwiteza umukobwa wanjye habera imfura. ndumva ari byiza komerezaho ntugacike intege. None se shuko mbona ntacyo ubaye abasore barebaye. Sha abasore bo muri iyi minsi wagize ngo baracyareba ubukire se reka da sha sinzi tu ahantu basigaye bareba nange byarancanze muri ino minsi. Ariko njyewe ngo biba binantunguye. Icyambere ufite akazi, ufite imodoka ziri mu muhanda zikuverisa buri kwezi, ufite inzu abapanga yereka sina. Ushobora kuba ari wowe ubanga. Wibagiwe n'ibindi sigaye nkorera no muri kampani y'abazungu. Ariko umwana wanjye abazungu bava mu Buhinde. usiganirwa hano mu rugo. Icyongereza none icyongereza nsigaye nzi ku rwego rw'abaprofeseri. None se wareka reka nguhe hari umusore nzi umwana mwiza. W'umwana mwiza utita ku ibyo bintu byose ufite. Ariko se Arahari. Ni imfura ku rwego utabasha kumva. ubishura yuko yagenda Azakwemera pe. ariko se Nukuri azakwemera ndabizi nawe ari gushaka umukunzi. sha uko nizi si ndi mubi ari ubukire maze kugira ku rwego rwo hejuru. Noneho ntanareba ibyo by'ubukire ashaka umwana uri seriye. Umwana uzi icyo agomba gukora uzi icyo aje gukora.
ko nanjye ndisereye bitananira kana ba bandi bubaka none ejo mu gitondo ngo nasubiye iwacu we afite gahunda pe ni ukuvuga ngo ndaza kumuganiriza neza mubwire ko nabonye uwo yifuzaga. none se mwebwe amakuru yanyu basore banjye? urebye nyine amakuru ni meza gusa nyine twari tugusuye kubera ibyago mwagize n'umuvandimwe wanjye nyine wahora n'ikizi wa musore k'ibyago nyine twarabimenye nyine no kwihangana muri iyi si niko bigenda. turagira ngo nyine tubihanganishe ibyago bigwira abagabo ubwo nyine nanjye nuko nisanze. nta kundi byari kugenda ariko bisaba kwiyakira nyine. kwiyakira bwo nariyakiriye. Ese papa Butera, ubundi izo nkomoko kugira ngo umugore wawe ahure n'ibyo bibazo byagenze bite koko mu by'ukuri? wahora n'iki? umugore wanjye nyine icyamwishe yari arwaye kanseri yo mu magufa. si bijya ntabwo byari bigeze bamujyanye mu Buhinde nyine bamubazagwa mu byuma ubwo nyine sha biteye agahinda kabaho. ako mwari kugumyamo namunyibutsa agahinda kare kunyica nta kintu kimbabaza nk'akananze igiye ku kwezi kumwe n'ibyumweru bibiri. yesu we umunsi wawe ukana ko kameze ute disi? kana nyine kibera kwa nyirasenge. nyirasenge niwe wabaye akagumanye. ese nari kudera akana k'ukwezi kumwe n'ibyumweru bibiri koko. mva nyine nta kundi ni ugumya mukihangana. twari twaragiye hanze natwe ntabwo twari turi n'ahangaha mu Rwanda, aratunye twari turi gukemura wanjye n'umuvandimwe wanjye. none nyine nibwo tugeze n'ahangaha mu Rwanda nyine baratubwira ati ibibazo byakubayeho bimeze gutyo, turabatera natwe reka tuze tugusure turebe ukuntu umeze. nyine nta kundi ariko ni ukwihangana nyine no gusenga. ceceka nyine nanjye nyine ubwo nisanze ndimo. gusa ndumva ugiye kunkorera ibitangaza. ibyo bintu nuramuka ubingiriyemo sha ntaza kwitura iki? Sha ndaza kubigukorera, ndabizi afite gahunda kandi ni umwana mwiza. Sha ibyo byose gusa nyine nawe nimba nkurangiye umusore utazantenguha. ntabwo nagutenguha, utazanenguha gatuma banseka. ntituziranye se ntuzi mu bwana bwanjye si uko tutari duherukanye. erega abantu turahinduka. ibyo bintu byose waba unkoreye ntabwo nahinduka, nuko bikomeza neza nkabyubaka ahangaha. erega wibuke ko abanyarwanda tuba twicwa n'akantu gatoya ko kwibagirwa vuba. ntabwo nakwibagirwa vuba rero. nazengurutse East Africa, South Korea, South Sudan, aho hose nagiye nabuze umusore wanyemera pe. gusa nyine nari nje hano mu buryo bwo kugira ngo musuhuze, nari mukumbuye pe. navuga ati reka mbanze cyane mbanze musuhuze, gusa reka ngusigira akanamba tuzajya tuvuga. none se buriya nta wundi mufasha ukeneye wakuba hafi ngo ufashe kuba yarera umwana? wenda se sinzi ukuntu kwa nyirasenge ashobora kuba abayeho, ariko ndabizi nyirasenge nta kibazo kindi bagirana. ariko nyine yari umuvandimwe aho gake icyo cyo kubata undi mugore icyo cyo bugisubitse. sindashira mu gahinda umugore wanjye yanteye yansigiranye umwana w'amezi w'ukwezi kumwe. none se warazinutswe ku buryo ibintu byasobona nta bigenda bipfa ubusa byabuze imikorere? ba mugabo ibyo tubyirengagize tuganire ku bindi. icyo cy'umugore tuzabitekereza ikindi gihe. urabona rero wa mugabo we uracyari mutoya, nta mpamvu yo kwiheba ku buryo uba wumva niba umugore umwe agucitse se aciye mu myanya y'intoki utashaka undi mugore ngo muhuze. rego uracyari na moteri, uracyari umusore. shaka umuntu uba wita ko uriya mwana wenda se urebe ko nawe ubwawe kwiteho reka ibibazo rego ufite byagabanuka. ariko mwabagabo mwanditse ariko ntabwo turi kugira inama mwanditse koko. buriya umugabo ni uwisubiraho. ibyo ngibyo gerageza ubyirengagize urakumva, wirengagize ibyabaye. kwisubiraho bimwe biri nk'aho ngaho umugore wanjye yaragiye yitabye Imana. nta kindi narenzaho, ntabwo ndamara urabona nta kintu n'ubundi ntabirarenga, yaragiye n'ubundi ntiyagaruka. ahubwo ndi kumva mufite n'amagambo. oya gerageza wiyakire ku ikibazo ahantu kiri. reba nk'ibikorwa ufite byose, utazanye undi mugore wenda se ngo agufashe kubimanajinga. urabona sinzi ukuntu wenda byajya bigenda ibintu byose kubikora akazi
mwakitonze koko ndi kumva ibintu by'umugore mwabiteho distance cyane, ariko mbabwire mwa bagabo ibyo by'umugore muri kumbwira ariko Fani we uraza n'ikindi uko bisa kose uriya mugabo agahinda karacyari kose biragaragara pe. aracyafite ihungabana biragaragara. Mbese ko tumugira inama bikanga nyine tubigenze ese twabigenza ute ko tutamuhatiriza ko bitemewe? nta kundi reka twigendere twazanamuvugisha kuri fone tukabimwumvisha twamubwira ko nyine twamubonera uwo muntu wamuba hafi akagira n'ukundi bigenda nyine cyane ko bimeze nyine. ubwo nyine tuzaduhurizaho by phone tujye ducenga ibintu byubaka byiza cyane tujye duhura. nta kibazo zimbwire nawe ndaza kuzimuha amuganire gute neza kuri telefone. 079 595 415 ni izo ngizo rero ndaza kubikora n'ukuri ntari bubikore nyine agenda ndabikora pe ntari gusa nyine murakoze kudusuhuza mana ntabwo yahise umugiye uvuga pe ntabwo nakwibagirwa pe gusa nyine ndabona amasaha akuze musigara amahoro cyane ukuri urakoze mwakoze imana ikurinde basigara amahoro. mva rero nkubwire ugiye kuzanira umukobwa uve mu bintu by'ubugaragu, ibyo bintu wigize ntabwo ari byo. ugomba gushaka umugore wunganira uriya mwana akagufasha mu bintu biriya bintu uriya mutungo uriya epfo akagufasha kuwujera kugira ngo ubone uko nerega nawe wazatuma utware cyane nyine biragaragara kuko n'akariya kana kanjye karanzengereje nubwo kava kwa nyirasenge gusa ntabidanze tu. none se mwana burya uwo musista ngo afite imico myiza arakora byaganje ameze nka mama butera wanjye amurenze ntabwo nabyizera ariko nta kibazo niba akora mumwongezeho rwose. wowe ukuntu bimeze tugomba kumukuzanira ukajya kumusaba. uriya mwana azi gukora umva nta kintu na kimwe adashoboye kandi aranashobotse mbikubwiza cyane nyine ntabidanje nyine ubwo kubera nyine ubona bimaze iminsi nyine nanjye narapfakaye nyine nanjye kuba njyenyine biba bimvanze nyine ubwo musista nyine mwandangiye icyambere cyo ejo nzirwa amahoma muzamungezeho ndebe iyo mico murimo kumutaka ko nyine ayujuje ntabirenze tu. tuzamuzana umwana muzahuza narebe samusare. ndena rero urabona urakuze kumva urabona ko ukeneye gushaka umugabo nawe ntabwo wazaguma gutyo nyine ngo ugume wenyine nabyo ntabwo biba ari sawa. twakuboneye umusore kumva ufite umutungo ufite ahantu ho gukora henshi kandi ndabizi neza ko muzahuza. afite amafaranga utayifata nka buraga ukagira ngo biturubwa ntabwo biri seriye. afite amafaranga, imitungo hirya no hino, amasambu yaragwije. ukuri bana yanjye ubyumvisha ute se nyine? ndumva nishimye. mva rero nkubwire rero Sanda, uwo mugabo twamuvugishije yabyemeye, nawe twamubwiye ko tumufitiye umuntu tugiye kumuzaniraho umukobwa bagahuza. aho ufite umwanya ryari ngo tuzajye tujye kumureba? ndumva ejo mfite umwanya twajya tugahuza ntari. kandi twamubwiye ko uri umunyamico myiza, ugomba kugaragaza imico myiza, ukitwara nyine nk'umwana warezwe n'ababyeyi beza kugira ngo ibintu bigende neza birusheho. yakenda byumva kandi nanjye yiteguye ntari. uri tayari?
ko Butera yakuze mwana usigayemo mu bikira nawe Ute. wabibona yabaye umusirimu. papa warimo umugeni utamubona akankomeza Bitese Butera wanjye baguhaye iki ibiryo Ese Butera kutishimye? baguhaye sangahe Shuko utishimye wabaye iki? Wakishimye kurakarira papa wawe. ngaho twigendere mu nzu twigendere none se mama wisikiye mwe mwari mumeze gute Sha turakomeye. ndabibona ndi kubona n'agakobwa kanjye karakuze disi Mwisa n'umuwaye ko yabaye iwanjye naramutsindiye. yebawe none se Butera usigaye wiga mu wa kangahe se mwana we mu wa kabiri yowe wabaye wa kangahe Sha Butera wanjye arabizi mu ishuri rwose ntabwo ntugire ubwoba. Ariga ameze neza n'umushakiye n'umuntu umufasha kwiga nimugoroba nta kibazo. Butera nibyo koko yego nugaruka wabaye wa kabiri noneho oya uwa mbere nzaguhemba sibyo none se mwebwe nyine twahugiye mu kuganira nongera uko byiriwe uko bimeze Ni ibisanzwe gusa nyine umva ndumva umuntu uri kuwundya. agira inkuru rero Umuntu uri kuwundya arabaza nande. Reka nkubwire. Burya rero hari ikintu kiba hari impamvu. Sha ndi kumva nabuze aho mpera ariko kangwishe ku ngingo. kirasa kubona bumve Sha nyine umukobwa suzi wa mwana wo kwa Cecile. Wa wundi subura mu bukara. suna mwibuka koko Uko bisa kose ni umwana mwiza ndamuzi ndamwizeye. Uriya mwana natekereje navuga uriya ntimwahuza. ariya yarambwiye ngo Njya nakubwiye babiciye amazi. njyewe ndavuga ati njye mfite umwana wanjye nzitaho kandi nta n'ubu nyiri kwitaho Ariko se umwana wawe urwitwazo utera murabana. nta bintu by'umugore nshaka Ariko muri papa njyewe. gutereka nkubwire. Uzi ntabwo nkwanga sindi mushiki wawe. yego Ndi ndabyumva kugushishikariza kuzana umugore hari impamvu. Umukobwa arenda kuguha ntabwo ari nka ba bandi bose asa uwo mukobwa uvuga wenda Ese wantega amatwi basi ukanyumva ukabyanga wabigishije. utaforomede uwo mukobwa uri mu mbundu wahereka utaka umukobwa ari mukobwa nyabaki nyine ubu koko urumva umukobwa aherenduza ari mu gitondo utaka uri kubona yanditse mama Butera Na mama Butera yari umwana mwiza. okay c'est vrai no Na mama mbona Butera yari uzi ko ari umwana umwana mwiza. mwiza Nyine ntega amatwi unyumva. nta wundi rero ntabwo nakora mu Butera ndi umugabo mfite ubwenge butekereza ubwo uri kubona wajya kunshakira umukobwa ko ninjye se utazi kwihitiramo Ariko ntabwo naguhitiyemo. Njye nakugiraga inama. nta nama Nakugiraga inama nyine nafashe umwanya wawe. uzikare hahandi usanga urugo umukobwa ati ngo n'ubundi ngo ni mushiki wawe akuntereteye ngati ngo ntakigenda nguki Ariko neva papa Butera we ntabwo uri gushaka kunyumva. Ko buriya wampaye nk'umunota umwe basi umunota umwe wonyine. kambwira nta kibazo Ese papa Butera wajya utega amatwi umuntu akakubwira. mbwira nta kibazo nateze Ariko ntabwo byanungurwa n'ubundi wowe ukiri umwana wari umufungamutwe niko numvaga mu maguru. Reka ibyo tubyihorere. Uwo mukobwa nenda kuguha ntabwo ari nka ba bandi birirwa bicaye. Ni wa mwana ufite akazi ke. Afite imodoka mu muhanda yego afite moto zimuverisa ku kwezi afite inzara atanga ye baramuveriza
nk'ubwo muntu koko wamwitesha uhereye mu by'ukuri reba na za ntebe umuntu utera asize aha ngaha iyi misego warayigurishije nakomye nabona nakubwira nimba unyumvira ihangane basi uzanange wa muhungu. ariko se mama Whisky waretse kungarura mu gahinda ko ibyo bintu by'umugore uri kumbwira ko kuko nahereye kare mbikuza waretse kungarura mu gahinda. Reka nkubwire uzi ko wazanshimira ukanansaba imbabazi kuko nzaniye reka umuntu ndi kugwa ni umuntu uri ready uzi icyo akora. karibu Mama Whisky muraho neza se? Amakuru ni meza. Umara gutera. Ni gutera mbona wakuze gutya? Kera yarakuze ko. Yarakuze. Nese amakuru yanyu amakuru ni meza. muradusuye wagira twatwayipangiye hamwe nanjye naje namubwiye yego se cyane rwose. okay none se ko ngeze hano nkumva harimo akantu k'agasaku habaye iki? sha nyine musanze hari ibyo tutari kumvikanaho neza njye nawe. ubwo se nk'ibihe ubwo ngubwo muri make? Mana yanjye sha umugabo rero yarananiye pe yananiye yanze kuzana umugore ngo azaguma gutyo nimba azakomeza kwihengurira inkono ngewe byarananyobeye. Aha, uyu musaza wawe nawe ureba aha ngaha. Uyu nawe yaratunaniye twaramwinginze twaciye impande zombi zose ariko nta kintu tutakoze yarabyanze yaratunaniye. Ariko uyu munsi twamufatiye umwanzuro ibibazo biri aha ngaha byanze gukemuka twizera neza ko dushobora kuba twagenda bikemutse neza. Ariko se kamuhangubaze wowe uri uwahandi umuntu twivaniye mu nda imwe twonse ibere rimwe ubwo ingamba muri bufate wenda wowe bigaragaza ko uri mushiki wiwe ariko njyewe twarabaye igihe kinini ubu ngubu ndamuzi neza nari maze kumenyera imico ye ndayizi uko ateye ariko ikibazo cyo nyine tugomba kwifatira umwanzuro dufatikanyije namwe muhana nawe nka mushiki wiwe ugomba kuba ukadufasha nyine tukamufatira umwanzuro akamenya icyerekezo nyine agomba kugenderamo kabisa. sha ntacyo ntakoze gahuriza n'umutwe uri kumwe mana ntako ntamugize. ariko ubundi mwanziye yaba mama Whisky yaba mwebwe ikibazo mufite ni iki? nta kibazo gihari ng'umugore nta rindi jambo ryaba mu matwi hanyuma utambwiye umugore. ariko nawe itekereza urebe kure umva mbabwire twarabaye urukumva ntabwo kuba twarabanye urukumva tekereza urebe kure usubize ubwenge inyuma ntabwo aricyo cyatuma mushaka ku murarebye mubona se memory card y'umutwanjye yarafungutse ku buryo mushaka kuyifunga. se wajya utega amatwi bakakugira inama wagiye wumva wa mugabo we ko nta wumvikane ushaka kwigira nzegera se basi tubimenye twumvikane. njye ndabwira iti mfite umutwanjye yakora neza icyo ni icya mbere cyo mfite amahitamo yo kuzana umugore nshaka ntabwo muri mwe mufite uburenganzira bwo kunshakira umugore nta n'isoni aho mwahereye muri dududu mu matwi yanjye ngo umugore muri iyi minsi wigize nzigira ariko ntabwo ariko byakora kuba bigenda. ariko se wa mugabo nyine reka nkubaze uraje kuba arabonye nabaye umupfakazi nicyo gishatse gutuma ushaka kunyobora nk'igare mu muhanda reba umutwe umwe urebe n'imitwe y'abantu bari hano bose bakugira inama. umutwe wanjye ufite ibitekerezo bikora neza musaza. ariko buriya papa gutera wajya uha agaciro ibintu nta bintu naha agaciro ubu uzaba umufungamutwe ku wa mbere ubu umufungamutwe ku wa kabiri ibyo bintu urumva bizakugezaho muba mushaka kugira ngo umuntu mwumve amagambo amuvamo ubundi mwebwe nese bari abantu naganiriye nabo nuko mba ndi kumva umwe hirya hakuno mu kanya ujya no kuri karitsiye urabona n'undi ubikubwira ariko noneho ngiye kuba induru y'abagabo bapfakaye ati ngo runaka ati ngo yarigometse ngo nakizana umugore n'iki ngaho utarakugaragaza agati hejuru y'ubanza kumva inama zawe icyo ni ikintu nabasinyiye imbere noneho reka nanabivuga imbyeruye mwese uko muri hano mbibasinyiye imbere nta muntu muri mwemerera kunshakira umugore nzamwishakira njye ku giti cyanjye. papa Butera rero urabona ko twabanye neza inama twakugiriye nawe zo wagiye utugira
uri kubona ko hari icyo twagezeho kugira ngo tube twakumenyesha. umumenyeshe nta kibazo nanjye ndahari. Wari watubwiye ko twakurebera umufasha, twari twamuzanye ngo nawe wihere ijisho rwose urebe, dore nguyu rwose. What? Ibintu uvuze nibyo cyangwa ndikorota?